inama y'umunsi y'abashakanye. Gukomeza kurambagiza uwo mwashakanye na nyuma yo kubana. Kurambagiza uwo mwashakanye ni inzira nziza yo gukomeza ndetse no gutsimbakaza ubucuti bwanyu. Ni byiza rero kumenya n'uko wabigenza na ya minsi myiza na nyuma y'uko mumaze kubaka cyangwa se nyuma y'uko mumaze kubana. Wafata umwanya rero warangiza ugatekereza uburyo bwiza cyane bwo kuba wapanga umunsi wawe, yaba ari mu rugo rwanyu cyangwa se hanze yarwo, maze mugatekereza ku rugo rwanyu ndetse no ku mubano wanyu, mukagerageza kubaka kandi mu buryo bugaragara. Niba muvuye mu rugo ibya mbere byo mu rugo bihasige, panga gahunda yawe neza, maze umenye uti ese niba ngiye kuva mu rugo, ibyo mu rugo umurongo wabyo uraza kuba umeze neza, buri kimwe cyose nagiteguye kiri ku murongo wacyo. Icya kabiri, ige gukuraho amaganya. Mugezi hanze yawe n'umukunzi wawe, gira rero intego yo kuganira gusa ku bintu byiza bitera umunezero n'urukundo, ibijyanye n'ibibazo by'umubano wanyu, cyane cyane noneho ibyarangiye, yewe yanagusaba imbabazi, ibyo ngibyo rwose byihorere. Ikintu cyiswe imbuga nkoranyambaga bukibagiwe hano, kora uko ushoboye kose ureke gutwarwa n'ikoranabuhanga. Ishimire gukora ibintu udashobora gukora ukoresheje telefone yawe, ube wirinze gusoma ama-email yawe, ubutumwa bugufi cyangwa se imbuga nkoranyambaga, ibyo ngibyo uri buze kuza kubyitaho umaze gutaha. Uyu munsi wanyu n'imboneka rimwe, reka mwese ubashimishe, wikomeza kwita kuri ibyo ngibyo waza no gukora mu wundi mwanya. Uyu munsi wanyu kandi kugira ngo ukomeze ube mwiza, byanaba byiza musuye handi mwajyaga mukunda kujya mugitangira kurambagizanya. Kwibuka ibyishimo mwagiraga mutarabana kubera ahantu runaka mwajyaga, reka byongere babere byiza nanone. Kubera iki mutajya kwasura ngo murebe uko hameze none? Ikindi, muhimbe ibitekerezo bishya hagati yanyu. Wowe wicara hanyuma n'umukunzi wawe mupanga ibintu mwifuza kuzakora kuri uwo munsi, kandi buri umwe yandika ibyo yifuza, maze muhuze muhitemo ibyo mubona byihutirwa hagati yanyu. Ibyo byose ni ibintu bizababera byiza cyane kandi bizafasha mu rwego rwo hejuru. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugizwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigawukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMI-BibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.